Muraho neza, hari inkuru zimaze iminsi rero zicicikana hirya no hino ku isi, abantu barimo baribaza bati ese AI ngo yaba igiye gusimbura abantu ku kazi? Hari n'abandi baba bavuga ngo mu myaka mike iri imbere imirimo myinshi izaba itagikeneye abantu ikorwa n'amarobo cyangwa se AI. Hari n'abavuga ko abantu benshi bazatakaza akazi kubera ikoranabuhanga. Ariko se ibi wakwibaza ni ukuri cyangwa n'ubwoba budafite ishingiro baba bibaza? Uyu munsi rero tugiye gusesengura ukuri nyako kuri AI n'ahazaza h'akazi kawe, amaherezo yayo. Ubwo rero niba utariyandikisha uri mushyashya kuri ino channel, nicyo gihe cyo kwiyandikisha kuri uno muryango mugari, ukanda subscribe, like, unasharinga video kugira ngo dukomeze twagure umuryango, njye mbazanira ibintu byiza cyane. Tudatinze, ubundi AI ni iki mu by'ukuri? AI ni ikoranabuhanga rifasha mudasobwa kwiga, gutekereza no gufata ibyemezo hashingiye ku makuru iba yarahawe. Ntabwo biba bisobanuye ko ifite ubwenge nk'ubw'umuntu, ahubwo bisobanuye ko ishobora gusesengura amakuru menshi mu gihe gito cyane, kurenza uko umuntu we yabigenza. Urugero naguha, niyo ukoresheje telefone yawe ikakwereka amashusho ukunda, iyo wanditse ubutumwa ikagusaba gukosora amakosa wakozemo, iyo urebye video igahita ikwereka izindi video zijyanye n'iyo warebaga ukunda, ibyo byose ni AI uba urimo urakoresha. Niyo mpamvu abantu rero batinya AI. Abantu batinya AI kubera impinduka zayo zihuta cyane. Mu mateka y'isi, igihe habaga impinduka zikomeye mu ikoranabuhanga, hari imirimo yagiye izima imwe n'imwe. Nk'urugero, nk'igihe imodoka zatangiraga, hari abatwaraga amagare y'inyamaswa batakaje akazi. Igihe mudasobwa zatangiraga, hari imirimo y'inyandiko yagiye igabanuka. Uyu munsi rero AI iri gukora ibintu byinshi byakorwaga n'abantu, abantu nyine bakaba bagira ubwoba. Niyo mpamvu abantu bafite ubwoba yuko ngo yazabasimbura ikabajyanira imirimo. Ushobora kwibaza ngo niyo mirimo ishobora kuzagabanuka. Hari imirimo imwe n'imwe ishobora kuzagabanuka cyangwa wenda igahinduka, ariyo yiyi: imirimo isubiramo ibintu bimwe buri munsi, n'imirimo ishingiye ku kwinjiza amakuru gusa, n'indi mirimo wenda iba idasaba guhanga udushya ngo izane utuntu dushyashya. Iyi ngiyi AI ishobora gukora ibyo vuba kandi itaruhuka, ikabanikira nyine ikaba yabasiga. Ariko ibi ntabwo bivuze ko abantu batazongera gukora, ahubwo bivuze yuko uburyo bwo gukora buzahinduka, hakaza ubundi buryo bushyashya nyine ibyo bakoraga mbere byoroshye. Ubwo imirimo mishya rero nayo izavuka. Buri gihe iyo habayeho impinduka havuka n'amahirwe mashya. Internet yatangiraga abantu benshi ntabwo bayumvaga. Uyu munsi hari n'imirimo myinshi itabayeho mbere yayo. AI nayo izazana abayikoresha mu bucuruzi, abayitoza, abayigenzura, abahanga no mu kuyihuza n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye. Isi irahinduka ariko amahirwe ntashira, ahubwo ahindura isura gusa. Ubwo ngubwo icy'ingenzi kurusha ibindi ni ikihe rero? Ukuri gukomeye ni uko AI ntabwo isimbura umuntu wiga, ahubwo isimbura umuntu wanze kwiga. Umuntu wiga uko AI ikora, uko yayikoresha, uko yayihuza n'akazi ke, azahora afite agaciro igihe cyose. Kandi nanone ukamenya ko AI ari igikoresho. Tekereza AI nk'igikoresho kugira ngo ugitekereze nk'umuntu nyine, nk'ikintu ngo gifite ubuzima wapi. Nk'uko telefone ari igikoresho cyangwa se mudasobwa ari igikoresho, igikoresho ntabwo gishobora kuba cyakugirira nabi, ahubwo nyine nyirayo iyo niwe ugikoresha. Iyo ukizi kikugirira neza, nyine uragikoresha ukagikoresha neza. Naho iyo utakizi, utazi kugikoresha, uba ushobora gusigara inyuma ya wa wundi ukizi, akaba nyine aba akurusha ibintu kubera ko utarasobanukirwa ngo umenye ibyo ari byo. Rero AI igufasha gukora byinshi mu gihe gito, igufasha kwihuta, ukihutisha ibintu, ikihutisha akazi wakoraga, ndetse igufasha gutekereza mu buryo bushya nk'umuntu nyine w'umuprofesiyoneri, kubera ko AI iba irimo ubwenge bwinshi cyane bagiye bayishyiramo, nyine yagufasha gutekereza ugafata n'ibyemezo binoze. Ubwo n'icyo bakora rero nonaha, ntugategereze ko abandi bantu bakurusha, wowe tangira nonaha. Menya uko wandika amabwiriza asobanutse, koresha AI mu kwiga, ukoreshe AI mu kazi kawe ka buri munsi, ugenda uyishyiramo gake gake, ugenda ugerageza ibintu bishyashya nyine kuzana impinduka, AI uyinjiza mu buzima bwawe. Nta muntu ukeneye kuba umuhanga cyane ngo atangire ngo abe aribwo atangira gukoresha AI. Reka nta mwana uvuka ngo ahite yirukanka agenda, ahubwo aratangira akagenda akagwa, akongera agahaguruka gake gake. Icy'ingenzi rero ni ugutangira, ntukagire ubwoba ngo natangirira he iki. Wowe tangira nonaha wige AI nyine, ugenda uyikoresha unayinjiza mu buzima bwawe gake gake, bizagera ku rwego nyine izaba yahinduye isi, nawe ugendane nayo nyine, ahubwo nawe uzaba uri mu bantu bahindura isi. Ikindi kandi, impinduka si umwanzi, ntabwo ari umwanzi, ahubwo impinduka zishobora wenda kuba zagutera ubwoba, ariko nta mpamvu yo kugutera ubwoba rwose. Ariko nanone impinduka nizo zizamura abiteguye.
Mu mateka yose y'ikoranabuhanga cyangwa mu mateka y'isi uzakore search urebe, abatsinze ntabwo ari abatinye impinduka, ahubwo ni ababa bizeye ko bashobora kwiga ibindi bishya. AI ntabwo rero nayo ari iherezo ry'akazi ngo ize ngo ibije kurangiza akazi kose k'abantu, wapi, ahubwo AI yo ni intangiriro y'uburyo bushya bwo gukora akazi mu buryo bushyashya ndetse bunoze nyine bwo ku rwego rwo hejuru, nyine isi ikahinduka, ibintu bigahinduka neza cyane kurenza uko byari biri. Ikibazo rero si niba AI izahindura isi, iyo si ntabwo ariyo kibazo. Ikibazo ni iki rero? Ikibazo wakwibaza nawe, wakwibaza uti ese wowe uzaba uri mu bantu bahindurwa n'impinduka cyangwa uzaba uri mu bantu bazikoresha? AI rero si umwanzi wawe, ahubwo ni igikoresho, ariko igikoresho gifasha wagize ute, wamenye kugikoresha. Hitamo kuba mu bayikoresha rero aho kuba mu barebera ngo bashungere bavuga ngo AI ngo yahinduye ibintu n'iki. Wowe hinduka abayikoresha, AI itangira urugendo yinjiza mu kazi kawe gake gake, izaze isanga witeguye nyine umaze kugera ku rwego rwo hejuru, warayisobanukiwe neza uburyo ikora. Sawa rero murakoze, niba utarakanda subscribe nicyo gihe cyo kuyikanda, ukande like na sharing ino video igere ahantu henshi kugira ngo twagure umuryango, naduhe comment y'ibyo twazavugaho muri video y'ubutaha. Murakoze, video nakagaruka. Bigo bworoshye, subscribe Sibo James Tech and AI.